Bavandimwe rero twigiye imbere, murabona impamvu bikenewe rwose kubisobanukirwa. Aha ndimo mvuga ibi bintu, ndashaka ko hari ikintu muba muretse tube turetse kukigeraho, kuko hari ibintu bibiri. Hari ukumenya niba mfite kwizera k'ukuri, hari n'ibiranga kwizera kutari uk'ukuri. Ntabwo rero turi bujye ku kwizera kutari uk'ukuri, ibyo tuzatubyiga. Ndashaka turebe kwizera k'ukuri kugaragazwa n'iki, mbwirwa n'iki ko ngufite. Uyu munsi buri muntu yigenzura amenye ko yizeye by'ukuri, kuko twavuze neza bidasubirwaho n'ibyanditswe byera bivuga ko ubugingo bw'iteka buhabwa umuntu ku bw'ubuntu bw'Imana ntacyo bukoreye, binyuze mu kwizera. Dukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera. Ayo magambo ntago ari ukuncika, niko Bibiliya avuga, kandi afite impamvu. Ntago dukizwa no kwizera binyuze mu buntu, dukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera. Mbese itiyo inyuramo ubwo buntu bw'Imana kugira ngo budukize niyo yitwa kwizera. Ukuboko twakiriza ubwo buntu ni ukwizera. Mu bitandukanye, dukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera, ntabwo dukizwa no kwizera. Icyo kintu tujye tucyumva neza, tugisobanukirwa. Noneho tutarajya kureba ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye, ibyo ni ikimenyetso gihamya ukwizera guhari. Turashaka kwirebera ukwizera kurahari, nicyo kibazo twibaza, kuko tubonye bavuga ko guhari kandi Imana ikabita abana ba Satani, ubwo Kristo yavuga muri Yohana 8. Urumva rero ni ibintu byihutirwa. Uku gupfuye ko biroroshye kukumenya nk'uko biri bivuga, ariko ndagira ngo turebe abantu batatu mu isi, bari mu isi dukurikije ibyanditswe byera. Ndagira ngo mutege amatwi mwumve, bityo bize kutworohera. Tubaze turebe kategorize z'abantu, ibyiciro by'abantu bashobora kwisangamo bakishuka ko bafite uko kwizera ntako bafite, kandi abo nibo benshi. Ikibazo si uko kwizera ugufite utajya mu ijuru rwose utarikorewe. Ijuru ntabwo rikorerwa, ni ubuntu bw'Imana. Ariko ikibazo ni iki, uko kwizera ndagufite cyangwa se ngufite? Aha niho ruzingiye, aha niho abantu benshi bishuka kandi mu by'ukuri badafite uko kwizera. Yaba bari mu nsengero, yaba bari muri reformed churches, abantu benshi barishuka. Reka turaza kureba abantu rero. Sosiyete igabanyijemo abantu nk'ibice bitatu ukurikije ibyanditswe byera uko bivuga. Buri muntu ayisha, ntago Imana Bibiliya yandika abantu bari bahari, ariko buri muntu uyumubona cyangwa wowe wakwibona ukigenzura ukamenya aho uherereye rwose. Icya mbere, hari abarwanya iby'Imana byeruye. Twarasomye ubushize mu Filipi 3:18 dusoma ko ngo ni abanzi b'umusaraba, Imana yabo ninda, bahoza umutima ku by'isi, barwanya iby'Imana beruye. Murabyumva rwose, barwanya ibya Kristo n'umusaraba we no gupfa no kuzuka kwe, n'ababivuga byeruye. Abo barahari, ntacyo bahisha, nyine bakuyeho imyenda, bambaye ubusa, barasazoye. Abo barahari. Hakaba igice cya kabiri, hakaba indyarya ziri mu nsengero. Murabyumva, zibizi neza ko ari indyarya. Icyo gice cyo kirimo ibice bibiri. Hari indyarya ziri mu nsengero zibizi neza ko ari indyarya. Murabyumva bavandimwe, muri Matayo 7 barabivuga. Hakaba n'indyarya ziri mu rusengero zibeshya ko zikijijwe kandi zidakijijwe. Ubwo igice cya kabiri cy'indyarya bari mu idini, bamwe ni abayobozi ba korali, abandi ni abayobozi b'itorero, abandi ni abayobozi ba kompasiyo, ibigo bitandukanye n'ibitaro by'insengero. Ni abantu bafite ingo n'abagore n'abagabo, wenda batanaca inyuma abagore babo, barihirira abana babo, bafite ijambo mu mudugudu no ku rwego rw'akarere. Bari mu nsengero, turaza kureba bamwe babizi neza ko ari indyarya, babeshya ibi bintu barimo. Iyo mutinze muvugana atangira kuvuga ati ibyo bintu ntawe wamenya niba ari ukuri, cyangwa ati buri muntu agumana ibye. Bavandimwe, ndagira ikintu tukibandeho. Izo ni indyarya zibizi. Hakaba rero n'abandi bari aho batabizi. Bamwe Pawulo avuga ngo mwigenzure, mu Bakorinto 2:13, mwigenzure murebe ko muri mu byizerwa. Bari mu rusengero, murabyumva. Abo ni babandi Kristo avuga muri Matayo 7:13 kumanuka, akavuga ngo abenshi bazaza bambwire ku munsi w'amateka ngo mwami mwami, nitwakoze ibi. Ababwira ati mugende sinigeze kubamenya.
kandi barinze bagera ku munsi w'amateka bazi ko arabe. Ababwira ngo ibi n'ibi nimwabikoze, nimwangaburiye nshonje n'iki n'iki. Baje baramubwira ngo twabikoze ryari, ibyo bintu twanze kubikora ryari. Urumva ni umuntu rwose wari uzi ko arimo agenda mu murongo w'Imana, mu murongo wa Kristo. Bavandimwe, ndagira ngo icyo kintu mucyumve, ndagira ngo mutege amatwi mwumve, dutege amatwi twumve. Imana nicyo gituma ibitumenyesha kare, ikabyandika mu byanditswe byera byayo, kugira ngo tumenye neza ko ahantu duhagaze ari aho ukuri, cyangwa twubatse ku mucanga twibeshya ko duhagaze mu kuri. Ibyo rero, ibyo mutega amatwi, ndabisubiramo, nzakomeza mbisubiremo. Uwashaka kwiyumvira ibyo ashaka nabyo azabibazwa. Ndavuga ngo ubugingo bw'iteka ni impano y'Imana, ijuru ribonerwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Ariko Paul uyu nguyu wari ku ruhembe rwo kwigisha ubuntu bw'Imana, ni nawe wanditse ibi bice byose. Ni Kristo uyu umunyabuntu kuruta abandi bose, umunyabuntu bugeretse ku bundi, ngo ibyari bimwuzuye ni ubuntu bugeretse ku bundi. Abantu birirwa barwana n'abandi ngo babita abanyabuntu. Mujye mubareka. Ni nko kuvuga ngo wowe na Kristo muhuje kamere, muhuje nyine imimerere, imiterere, imitekerereze. Yaba nari umunyabuntu 100%, Kristo icyari kimwuzuye ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, yiba ari bwo bwari bunyuzuye nanjye. Murabyumva bavandimwe? Rero ni ukuvuga iki? Igice cya 13 umurongo wa 5 Korinto wa 2, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese nimwimenya kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse mubaye abagabo. Murabyumva? Nimwisuzume, mwigerageze. Ntabwo rero icyo ari ugushaka ko hari abantu babihunga, bigize abanzi b'ukuri kumwe muri Bibiliya, bakagira kumwe bahengamiramo. Ntabwo ari byo bavandimwe. Ndagira ngo dutangira aha, twebwe tugitangira kwiga, twige ubutumwa bwiza bwuzuye, butari igice. Murabyumva? Tubijyanire icyarimwe byose. Imana niyo itera imbuto zikamera, ntabwo ari njye umuntu. Ndashaka dutega amatwi turebe uko kwizera dusomye, dusanga barakugize aba bantu, barangiza Kristo ntabemera, akabita abana ba Satani. Ni iki kintu cyihishe mu kukuri? Murabyumva? Icyo nicyo nshaka ko tureba. Indyarya bwa mbere ni umuntu urwanya nyine ubutumwa bwiza byeruye. Abo barahari, bari mu madini. Hari abandi babeshya biyitirira Imana, bakigisha Kristo. Nta hantu hamwe yigeze abwira abantu ngo nibature ibintu ngo abakubire inshuro 100. Guhereza abakene yarabivuze, gufasha mu rusengero hari ibintu bikenewe yarabivuze, ariko niyigeze avuga ngo biriya mubona ngo tanga Isaka wawe n'ibindi biherekeje, ngo uzabona umugore. Nta muntu wigeze asezeranya umugore, nta muntu wigeze asezeranya umugabo, nta muntu wigeze asezeranya visa cyangwa diguri. Mwitonde tubirebe neza. Indyarya za mbere ni izo ngizo zeruye zibizi, iza kabiri ni ziri mu idini zishuka, zimwe zibizi neza ko zibeshya ntacyo zifite ari kwishushanya, izindi zitabizi, ari umuntu urinda agera ku munsi w'amateka atabizi. Hakaza igice cya 3 rero, kandi bake babandi bamenya inzira ifunganye n'irembo rifunganye. Abo nabo nibo bafite kwizera k'ukuri, kwa kundi kujyana umuntu mu ijuru. Aho rero niho turi bwibande.